Yesu ashimwe mwebwe akurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye mu gitabo. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka abane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 26. Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Indi nzara itera muri icyo gihugu itari iyateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera amubwira ati, ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Sohokera muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze. Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we, arabasubiza ati, mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati, ni umugore wanjye. Aba bantu baha be kunyica bampora Rebeka, kuko yari umunyagikundiro. Amazeyo igihe kirekire, Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya, abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati, biragaragara yuko ari umugore wawe, ko wavuze uti ni mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati, nuko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Abimeleki aramusubiza ati, ibyo watugize ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe, ukadushyirishaho icyaha. Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati, uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageze aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu be benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye, Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari bayashibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo, kuko uturuta cyane. Isaka avayo, abamba amahema ye mu gikombe cy'i Gerari, aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye, Aburahamu se akiriho,
kuko abafilisitiya bari bayasibye Aburahamu amaze gupfa, ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati, ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina. Avayo afukura irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati, none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Avayo aramanuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro, aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye, kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha w'urubyaro rwawe, ngiriye Aburahamu umugaragu wanjye Aburahamu. Yubakayo igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abambaye ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka barahafukura n'iriba. Maze Abimeleki ava i Gerari ajyana aho ari na Ahuzati inshuti ye, na Fikoli umutware w'ingabo ze. Isaka arababaza ati, ni iki kibazanye aho ndi mu nyanga, mwaranyirukanye aho muri? Baramusubiza bati, twabonye neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe. Turavuga tuti, dushyire indahiro hagati yacu nawe, kandi dusezerane nawe yuko utazatugirira nabi, nk'uko natwe tutakwakuye, ahubwo twakugiriye neza gusa, tugusezeraho amahoro. None uhiriwe ku Uwiteka. Nuko Isaka abatekera ibyo kurya, bararya baranywa, bazinduka kare, bararahiranya. Isaka arabasezerera, bamusiga amahoro. Kuri uwo munsi abagaragu ba Isaka baraza, bamubwira iby'iriba bafukuye bati, tubonye amazi, aryita Sheba. Nicyo gituma uwo mudugudu witwa Berisheba na bugingo n'ubu. Esawu amaze imyaka 40 avutse, arongora Yuditi mwene Beri Umuheti, na Basemati mwene Eloni Umuheti. Bababaza imitima ya Isaka na Rebeka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese, kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye. Dusabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, umwami kandi umukiza wacu. Amen.